nugutungana Yesu yatunganye kukujyana mu ijuru. Ntabwo ari ukwawe, ni imirimo Yesu yakoze. Imirimo yawe ntabwo Imana ishaka. Navuga ngo dusome 20 gusa muzakomeze. Yo muri Yesaya 57 badusome 12 n'uwa 13. Yesaya 57 vuba vuba. Yesaya 57 Yesaya 57 12 na 13. Nzavuga gukiranuka kwawe kandi n'imirimo yawe bizagira iki kumarira. Ubutaka ibyo wakoranije ngaho nibigukize. Ariko rero umuyaga uzabitwara, umwuka uzabikuraho byose, ariko unyizera ni uzahindura igihugu kandi ni uzaragwa umusozi wanjye wera. Amen. Urumva ko imirimo yahari abayegejeyo. Yego rwose. Bayegejeyo baravuga ngo ujye uyitaka. Burya niva ngo niza kujyana mu ijuru cy'uri gukora kiri. Nyamara mu muyaga uzabitwara. Niko bavuze. Bivuze ngo ntacyo bizakumarira. Ntabwo dore impamvu imirimo itajyana umuntu mu ijuru. Ubundi kugira ngo ukorere Imana bisaba ko ugomba kubanza ukaba intungane imbere yayo. Noneho iyo ugize icyo ukora utari intungane nacyo kiba icyaha imbere y'Imana. Bibiliya iravuga ngo ituro ry'umunyabyaha ni ikizira kuwiteka. Ikongera ngo n'isengesho ry'umunyabyaha nabwo ni ikizira kuwiteka. None ikibazo ubaza umuntu yawe uri intungane ati hoya turi umunyabyaha. Kuri kujya gusenga se biti? Kandi isengesho ry'umunyabyaha ari ikizira. Ndumva ko ari ikibazo. Abantu bajya gusenga ari abanyabyaha. Kumbi gusenga uri umunyabyaha nacyo ubwacyo ni icyaha. Gutura uri umunyabyaha nacyo ni icyaha. Gukora imirimo myiza uri umunyabyaha nacyo ni icyaha. Kubera iki? Kubera ko watandukanijwe n'Imana. None gutandukanywa n'Imana wowe uri gushaka kuza kuyikorera kandi mutariyunga. Ubwo ni ukuvuga ngo igikorwa cyose cy'umunyabyaha nacyo kiba ari icyaha. Yego rwose. Niyo mpamvu iyo bakubwiye ngo ukora imirimo uzajye mu ijuru bari kuvuga ngo wongere ibyaha kubindi. Muri Yesaya aravuga ngo iyo umuntu ngo azanye inka ngo ayizaniye Imana ari umunyabyaha nyine, ngo yayikereye ngo ayiture Imana, ngo Imana iravuga ngo ko wishe umuntu. We waruzi kujya gutura Imana kumbi iravuze ngo wishe umuntu. Ayo magambo mvuga vuga ni Yesaya 63 avuga ngo ubaga inka ahwanye n'uwica umuntu. Yego. Inka ushaka gutura ariko Imana utamba umwana w'intama ahwanye n'uvuna imbwa ijosi. Utura ituro ahwanye n'utuye amaraso y'ingurube. Kizira. Wose imibavu ahwanye n'usabira igishushanyo gisengwa umugisha. Rimwe Yesu yavuze ati ntukagire izindi mana mu maso yawe. Ibyo ngibyo bimeze nk'aho ari byo wari gusabira umugisha. Yego. Ni ukuri koko bitoranyirije inzira zabo ubwabo. Yego. Imitima yabo yishimira ibyo bazira. Okay. Inzira mpimbano. Bitoranirije mu nzira zabo ubwabo. Ni inzira z'impimbanizo n'izo nicyo gituma uzinyuramo ukajya mu ijuru nturifite. Wazinyuramo ukumva ijuru nturifite. Bibiliya ibivuga neza. Bibiliya ivuga ko ngo abantu kubera ko bayobewe gukiranuka kw'Imana uko ariko mu Kinyarwanda ngo kuko bayobewe uburyo Imana igira abantu intungane ngo byatumye bihimbira ubwabo buryo bwo kwigira intungane ngo basuzugura ubutungane Imana itanga. Bashatse mukorogo. Bari podora. Nuva ngo bahinyuye ibyo Imana yashyizeho bashaka gukora ibyabo. Yego rwose. Abo ngabo rero ngo ntibazakorwa mu kanwa. Ntiwabaho ntibishoboka. Impamvu utabaho ndi kuvuga umuntu ushaka kugera mu ijuru n'imirimo igituma atajya mu ijuru. Bibiliya ivuga ko ubutesheje agaciro urupfu rw'umwana w'Imana kitababarirwa. Ni cyacu kitababarirwa gutuka umwuka we. Ni gutyo. Ni ukuvuga ngo Imana yo yabonye gutunganya Imana byakunaniye. Yohereza Yesu araguhanirwa kugira ngo agwe no gutungana. Wowe uravuga ngo Yesu umwana wamwiciraga iki ko nari mfite ibyanjye bijyana mu ijuru. Nayo ikavuga ngo nawe ntuzancika. Nica umwana wanjye kubera wowe uhindukire ubigaye ujya gushaka ibindi bikujyana mu ijuru.
niko birivuga n'agasuzuguro gupfobya gupfobya biranditse mu Baheburayo biravuga ngo umuntu ngo wicaga itegeko rya Mose ngo bamwicishaga amabuye bashirwe n'abagabo babiri cyangwa batatu ngo nkanzu ukeresheje amaraso y'umwana w'Imana gukeresha urabyumva ni ukukwereka ikintu n'agaciro kacyo ukajya ngo iki ni cyabo ni ukuri abantu bakora imirimo izabajyane mu ijuru bajya bavuga ko urupfu rwese ari bure bazajya mu muriro nandiko birivuga ngo ujya mu muriro ngo azajyanwe no kutamwizera bigeze babaza Yesu baramaza ngo ariko ubundi ko mu idini batwigishije ngo tujye dukora imirimo myiza tukaba twaragiye dukora bikanga tubwira iyindi twongeraho tubwira iyindi tuzajya dukora turebe ko noneho twazajya mu ijuru Yesu yarababwiye ngo umurimo w'Imana nguyu n'umwe nuko mwizero yatumye Yohana 6:29 urakoze cyane ngo umurimo w'Imana nguyu n'umwe nuko mwizero w'Imana ariko ubone wakoze iby'Imana ishaka uri kubyumva niyo mpamvu rero kuva mu bikorwa bizakujyana mu ijuru ubuvuze ngo Yesu yapfiriye ubusa biranditse mu Bagalatiya ngo niba gutunganira Imana kuzanwa n'ibikorwa by'umuntu ngo Kristo yaba yarapfiriye ubusa Pawulo arongera arabwira ngo mwebwe abashaka kugira intungane n'ibikorwa ngo mutandukanijwe na Kristo ngo kuko mwivukije ubuntu bw'Imana kwivuta kwanga ubuntu bw'Imana kwibuza ubuntu bw'Imana kandi utajyamo mu ijuru n'ubuntu ujya mu muriro kuko kwanga ubuntu no gukora iyo uvuze ngo uri gukora Imana uzajye mu ijuru uba wazi ubuntu bw'Imana kandi ijuru utaribonye ku buntu ntushobora kuryinjiramo Bibiliya yavuga mu gitabo cya Zamu 49 haragambarira icungu ngo y'ubugingo bw'umuntu ngo ni igiciro cyinshi kirahenda cyane ngo nicyo gituma ngo ikwiriye kurekwa iteka icyagucungura kirahenda wikwiriye kugishaka ntacyo wabona ntacyo nta kintu wabona cyakujyana mu ijuru Imana yabonye kugira ngo ujye mu ijuru ari uko Yesu akwiye kuza agahanirwa ibyawe akaguha ibye akajya bikwinjiza mu ijuru bya mirimo yose n'ibya cumi bavuze naho bizingiye imirongo bajya basoma bashaka kwiba abantu muri Maraki ibice 3 barabwa ngo muravuma wa muvumo umwese uko mungana cyangwa ryose mwanyinyi ibyanjye noneho Imana yari kubivuga noneho ibyo uzanye bagafata bakabika uri kunyuma Imana yavuze ko bayinyi ibyanjye niba ari bo Mana uraza n'abakabika ese ni bo Mana icyo kibazo umukecuru umwe aheruka kuza kungurira ari ku kazi noneho afata amafaranga amwe ayapfunika ku gikwembe arangira asaba ideni ry'amafaranga 50 none se yapfunitse ku gikwembe nayiki ngo ya nayimana araga ngo ya nayimana ngo ngomba kubaza ngakura mwayimana akajya ku ruhande noneho akajya yasaba ideni ayimana ashize ku ruhande twavuganye byinshi nawe ashaka kubaza kamaze ndagiza ko ngaho none namubwiye none se kw'Imana ari gwa amafaranga guru umunyu ushaka gumuha none amafaranga ugiye kuyashyira mu Imana ati ntubusuza yajyana ute ati ntujye ubona twaduseke bashyira imbere se ati nimo nzagenda nyashyira nimujye yashyira ati none se ibyo Imana iza kuyarebamo ngo huye ngo hari abantu nyine baza kuyakora none se niba abantu bajya gutwara barera twara ureba nawe ukava ngo Imana wayahaye nabwo andi amafaranga ibyo yagura umunyu urya Imana yaguha ngo yagura umunyu nawe rero ukashyira ibisabo ngo bivuga ngo bagingo z'abapfakazi bakirwa bavuga amasengesho yego y'urudaca kandi ngabamubanjirije bose barabajura n'abageni ukoze cyane ngaho komeza yego akomeje kuvuga yagiye nkurikirana ibibazo gatoya yego biremewe cyane ituro ntiryahozeho yego ku barembe n'ibitambo yego none yego twavuze ko dukurikiza ibiri muri Bibiliya yego sibyo yego niba ibyo bintu byarahozeho objectif yabyo intego yabyo ntabwo tugomba kwikurikiza ubu urakoze cyane
hari akantu ugobetsemo k'igisubizo. Uravuze ngo ryahozeho kuba Lewi. Aho naho mbwira ngo murewe ujye umubona muri Rwanda. Ariko yanadusomera kugira ngo byumve. Tumere mu Baheburayo. Sibyo? Igice cya 10 bari bagwaye mikuru. Bible. Sibyo? Gusomera mu Baheburayo. Igice cya 10. Uraza gusanga ibyo bintu nyine hari cyo ijambo ry'Imana rivuga. Yego. Reka twasome. Ko byose nyine ni ijambo ry'Imana. Byahozeho nibyo ariko kuba Lewi. Usoma umurongo wenda wa 5 twageze no kuwa 10 bishoboka. Yego. Ukurikire wumve uburyo byanavuyeho koko. Nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati ibitambo n'amaturo wabishatse ahubwo wanyiteguriye umubiri. Yego. Ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Yego. Era ko ndavuga nti dore ndaje Mana. Umuzingo w'igitabo niko byanditswe kuri njye. Nzanywe no gukora ibyo ushaka. Amaze kuvuga ibyo ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntibabishatse kandi ntibabyishimiye, aribyo bitambwa nk'uko amategeko yategetse. Ahera ko aravuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Akuriraho ibya mbere gukomeza uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Sawa, noneho urumvise ngo ibitambo n'amaturo ntiwabishatse. Ntiyanabyishimiye. Impamvu kuki itabyishimiye Imana nuko bitabashije gutunganya umuntu. Bibiliya ivuga ngo isezerano rya mbere ngo ryakuweho ngo kubw'intege nke zaryo n'umumaro muke waryo. Noneho abo Balewi babihabwaga bari igishushanyo cyangwa abatambyi babihabwaga bari igishushanyo cy'umutambyi nyakuri uzaboneka ari we Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo urupfu rwa Yesu nibwo rwahise rubakura ku kazi. Ntuzi ko aho bajyaga binjirira abantu rimwe mu mwaka Yesu apfiriye ku musaraba umwenda wasadutsemo hakarangara. Uri kunyuma? Yego rwose. Bivuze ngo nta muntu uzongera kugira yundi ikigize y'abantu cyabonetse ku musaraba. Ariko reka nongera ko na biro bakoreragamo yarasengutse. Yego. Aho bagiraga abantu nawe nyuma y'uwo mwenda Imana ifunguye. Rero kuze ngo singibarizwa aha hantu. Yesu ari muzongera kunshakira aha. Abamanyi rero bahise badoda umwenda. Abateka abayesikuru tuvuga ibintu mu magambo ati Imana iracyabaha ngaha ariko umuntu w'Imana yakaburemo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Okay, birumvikana ni ukuvuga ngo byari Bibiliya ni kuvuga ngo byari igishushanyo cy'ibyiza biruta. Wumvise hariya ku murongo wa 12 bavuze ngo yakuriyeho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Yakuyeho iby'Abalewi kugira ngo akomeze ibya Kristo. Kristo niwe wegereje abandi Imana. Iby'Abalewi n'ibindi byari ibishushanyo bisura Kristo wagombaga kuzaza agashyira ukuri kwabyo mu bikorwa. Niyo mpamvu abatambyi barasezera, Abalewi barasezera. Ntabwo usaba tuza amazu turo mu muryango wandi. N'urusengero narwo rwaraseye wacyuye igihe. Yesu yaravuze ngo iki ngiki murebe mukureho. Ntabwo rizasigara bigeretse ku rundi. Ikindi Imana yaravuze ubwayo, yaravuze ngo ntizaba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abantu b'abantu, ngo ntinakorerwa n'amaboko y'abantu ifite igikene. Uri kumva?
ndabakubwira umwana umwe w'umuporo cyane nabwo igihe cyose uzajya winjira mu rusengero ujye umenya ko wicaye ahantu Imana itaba rwose kuko yarahakanye yaravuze sinzaba mu rusengero zubatse n'amaboko y'abantu b'abantu niba uzi ko hari umuntu wakoze ujye umenya ngo Imana yavuze ko itazaba niba ushaka Imana uramenye ntayirimo iki ngo ndikwegwa n'amaboko y'abantu nk'ifite igike Yesaya yari yarabihanuye kera aravuga ngo Imana yari yavuze ngo ijuru ni intebe yanjye ijuru ngo n'ikiri kibuno kikuzura ngo isi ngo nakabaho birambika y'ibirenge ibirenge byayo bikuzura isi ihita ibaza abantu babubaka mwe muzanyubakira nzuki nanjye ni umwenjeniyeri nawe urubaka inzu ndishoboka inzu ikwirwa isi n'ijuru ntabwo ibaho kandi ubwo bivuze ngo ugiye kubaka urusengero nubwo nyine wari ukwiye kubaka kugira ngo Imana ibe yagize ibe yakwirwaho sibyo ngaho ntibabaze ariko cyumvikanye sawa hari n'umuri inyuma bemye yananitwaje